winjiye mu rugo usenya za nzozi z'umugabo n'umugore bari bafite igihe babanaga. Kuko iyo usomye Imana yaramubajije ibaza Adamu ngo Adamu we urihe, ngo mbese wareye kuri cya giti nakubuje, ngo Adamu yabwiye Imana ati numvise imirindi yawe ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Ninde wakubwiye ko wambaye ubusa se? Wareye kuri cya giti? Adamu aravuga ngo ya, ngo umugore wampaye ngo niwe wanshukashutse, niwe wazizanye ziriya mbuto zikira giti ndazirya. Noneho urabona ko harimo ijambo rikomeye rivuga ngo umugore wampaye. Urumva ubwumvikane buke, umwe akita undi ni ukwitana ba mwana, bati ni wowe wabiteye, bivuze ngo uyu mwuka wari wamaze gusenya uru rugo rukiri rutoya. Bakunzi ba Yesu, nagira ngo mbasuhuze kandi mbifurize umugisha w'Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza tuganira ku ijambo ry'Imana. Mwese rero bahaye ikaze, ariko ndagira ngo tubanze dusenga Imana. Mana nyir'ijuru n'isi, turagushimira ko uduhaye umunsi mwiza, kandi turagushimira ko udufiteho umugambi mwiza. Turagushimira ko waturinze kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe. Bana natwe rero muri iri jambo tugiye kuganira n'abakunzi bawe, ubwiza bwawe, ubwenge bwawe, imbaraga zawe bibane natwe. Turagushimiye ko ugiye kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo kurwana n'umwuka ushaka kwica inzozi zawe. Kurwana n'umwuka ushaka kwica inzozi zawe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tubona mu rwandiko rwanditswe na Petero rwa mbere igice cya 5. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 9, cyangwa se kugira ngo byumvikane neza duhere ku murongo waho w'8. Mwirinde ibisindisha mu maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Ndagira ngo dusome nanone mu rwandiko rwandikiwe Abefeso igice cyaho cya 6 umurongo waho w'10. Hari amagambo avuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Aya ni amagambo dusomye y'Imana atwereka kurwana. Petero yavuze mu rwandiko rwe rwa mbere 5:9 havuze ngo turwanye Satani dushikamye, dufite kwizera gukomeye. Navuze ko tugomba kuhangana, tugomba kurwana n'umwuka ushaka kwica inzozi zawe. Ugomba kurwana n'umwuka. Wavuga uti uyu mwuka uri hehe? Uyu mwuka se urahari? Ijambo ry'Imana ritwereka ko isi yamanukiwe n'umubi. Mu byahisho Yohana ibice 12 havuga ko Satani yamanukiye isi afite umujinya mwinshi. Uyu mwuka ni umwuka wa Satani, ni Satani mu yandi magambo. Ni ukurwana na Satani. Satani ni umwanzi, niko Bibiliya ivuga. Ni umwanzi, ni umwanzi w'ibyiza, ni umwanzi w'Imana n'abantu, ni umwanzi w'ikintu cyose cyiza. Satani icyo ashinzwe ni ukurimbura, ni ukwangiza, ni ugusenya, ni ukukora ibintu byose bikaba bibi. Rero bisaba kugira ngo umuntu uyu mwuka cyambere awumenye ko hari, icya kabiri awurwanye. Reka mbaho urugero rutoya. Abantu benshi muzi inkuru zo kwa Yobu. Inkuru zo kwa Yobu zigaragaza ko Yobu yari umuntu uguwe neza, ufite inka, ufite intama, ufite indogobe, ingamiya, nibwo butunzi bwari bugezweho icyo gihe. Afite abagaragu n'abaja, afite inshuti, afite ibintu byose byiza. Ariko Bibiliya itwereka ko umunsi umwe gusa hamanutse imbaraga z'indengakamere, imbaraga mbi cyane, ziraza zangiza ibintu bye
zirabyangiza cyane. Yobu yarari aho ngaho aguwe neza, ntabwo yamenye ibintu ahantu byakorekeye. Navuga ni mu isi, ni mu yindi si, niho habereye gahunda, niho habereye imipango ikomeye. Agiye kubona agezweho n'ibintu biremereye bikomeye cyane. Aha rero Yobu yararwanye akomeza kurwana, nubwo Satani yagerageje kumurwanya. Ariko icyo nshaka kubereka ni iki: Satani yari afite intego yo kwica inzozi za Yobu. Ntabwo ari Yobu gusa, n'abandi. Satani aba afite umwuka ushaka kwica inzozi z'umuntu uwo ari we wese. Uhereye usomye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, uhabona umwuka ugenda urwanya abantu b'Imana, ugenda urwanya abantu bamwe ukabatsinda, abandi bakawutsinda. Imana ishimwe ko uyu mwuka utsindwa, ni umwuka utsindwa, ni umwuka wa Satani utsindwa n'imbaraga z'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 5 hari amagambo, reka tuyasome. Ariko amagambo avuga ngo twebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, turindwa n'imbaraga z'Imana. Uyu mwuka utsindwa n'imbaraga z'Imana. Iyo wawumenye ukawuhishurirwa, urahaguruka ukawurwanya, uratsindwa. Uyu mwuka uratsindwa kandi cyane ndetse. Rero niyo mpamvu ngira ngo nkushishikarize cyangwa se nkutere ishyaka ryo guhaguruka ukarwana n'uyu mwuka ushaka kukwicira inzozi. Reka dusome wa murongo navuze, umurongo wa 5 w'urwandiko rwa mbere rwa Petero. Haravuga ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Twebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana, bivuze ngo nubwo uyu mwuka uhari, ariko hari imbaraga z'Imana. Iyo wamenye izi mbaraga ukazishingikiriza, urawutsinda. Uyu mwuka, turebe umwuka washatse kwica inzozi za Adamu. Adamu ni umuntu wa mbere wabayeho, niko Bibiliya itubwira. Igice cy'itangiriro, igice cya mbere, igice cya kabiri havuga izo nkuru. Ariko mu gice cya 3 bavuga umwuka mubi winjiye kwa Adamu. Hano twibuke ko Adamu Imana yamuremye ari umusore ufite inzozi zo kubahisha Imana, zo kunezeza Imana, kandi koko yaranabikoze, arabikora. Imana iranezerwa, iza kumushyingira, imuha umukobwa mwiza witwa Eva, hanyuma iba famiye. Ariko iyo usomye Bibiliya ubona iyi famiye, nubwo yari famiye inejeje Imana, famiye yuzuye ibyiza byose, ariko Satani yaramanutse aza afite gahunda yo gusenya. Kandi niko byagenze. Nyuma y'igihe gito cyane, bano bari abajene mariye, bari abantu bakiri mu kwezi kwa buki, abari bataragira abana. Satani arinjira, amaze kwinjira mu rugo rwabo, arasenya mu buryo bukomeye. Iyo usomye neza mu gice cya 3 cy'itangiriro, ubona Imana yarabasuye nk'uko yari isanzwe ibasura, ariko ngo bumvise imirindi y'Imana bariruka. Urumva Satani yari yageze ku ntego ye, kuko yari yabacumuje, abakoresha icyaha gikomeye cyo gucumura ku Mana. Birangira rero babaye abanzi b'Imana. Icyo uyu mwuka uba ushaka ku bantu ni ukugira ngo abantu bahemukire Imana, kandi Imana bayihemukiye, ubwo ubaye umwanzi wayo, ubaye ahubwo murahangana. Imana uyikoreye icyaha, uyihemukiye, ukayibabaza, Imana iba umwanzi wawe ndetse ukaze, uteye ubwoba. Uyu mwuka rero washakaga ko Adamu na Eva baba abanzi b'Imana. Twibuke ijambo Paulo yandikiye Abefeso mu bice 4 umurongo wa 27, haravuga ngo kandi ntimukabererekere Satani. Iyo Satani umuberekeye, muri Bibiliya y'Igiswahili iravuga ngo waramusimupe shetani nafasi. Yo ivuga ngo Satani ntimukamuha intebe, ntimukamuha akanya ko kwicaraho cyangwa se akanya. Iyo Satani umuhaye akanya, aragutsinda, agukorera ibintu bibi, akoherezaho imbaraga mbi zigamije kugusenya no kukugirira nabi. Eva rero na Adamu bamuhaye akanya. Iyo usomye ubona ko Eva yamuhaye karibu, aramwicaza, baraganira, amutega amatwi, aramucumuza, amukorera ikintu gikomeye, byarangiye aguye atandukanye n'Imana, yisanga mu ngaruka z'ibibi gusa. Uyu mwuka wabagizeho ingaruka zikomeye kandi cyane.
ariko si nabo gusa, n'inyoko muntu yose, mwene Adamu wese, izi mbaraga zatugizeho imbaraga zikomeye zitwangiza mu buryo bwinshi. Yenda tuzagenda tubibona uko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero icyo ngambiriye ni ukugira ngo uhaguruke, niba uri umuryango cyangwa se niba ukiri ingaragu, uhaguruka urwane n'uyu mwuka, kubera ko iyo uri umusore, Satani aba afite gahunda yo kwica inzozi zawe kugira ngo agukoreshe icyaha, kugira ngo aguhemukire, wangane n'Imana. Niba uri umugabo cyangwa se ufite umuryango, Satani aba ashaka kugira ngo yice inzozi zawe. Buriya ingo zose ziba zifite inzozi zo kugira umuryango mwiza uhesha Imana icyubahiro, umuryango ufite ishema, umuryango ubanye neza n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi, umuryango mwiza. Ariko benshi abagera kuri izo nzozi ni bake, kubera ko Satani aba yabarwanyije. Turebe rero uko uyu mwuka watsinze Adamu na Eva. Satani amaze kwinjira mu rugo rwabo, rwarasenyutse, kuko Bibiliya iravuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 10 umurongo waho wa 10, haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi kiretse kwiba, kwica no kurimbura. Ahantu Satani bamukinguriye akwangiza mu buryo bukomeye. Uyu mwuka rero Bibiliya yavuze mu Befeso 4:27 ngo ntimukawuhe umwanya, ntimukawubererekere, ntimukawuhe intebe, kuko umunsi wawuhaye intebe uzagusenya mu buryo bukomeye. Uzagusenya mu buryo, niba uri umusore uzasenya ubusore bwawe, niba uri umukobwa Satani azasenya ubukumi bwawe, niba uri umugabo azasenya urugo rwawe, niba uwo waba uri we wese, Satani iyo wemereye umwuka we gukora mu buzima bwawe urakwangiza. Adamu rero w'inshuti y'Imana, ukundana n'Imana, ndetse ufite umukobwa w'Imana Imana yamuhaye, Satani yinjiye, Bibiliya iravuga ngo Imana yarabagendereye mu mafu ya nimunsi, ubwo ni umurongo w'8 w'igice cya 3 cy'itangiriro, ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda ngo mu ngobyi, batinyishwa nuko bambaye ubusa barirukanka. Imana irabaza ngo uri hehe? Urumva ikintu gikomeye Satani yaragezeho ni ukubakura mu bwiza bw'Imana. Uyu mwuka ukura umuntu mu bwiza bw'Imana, ukura umuntu mu gakiza, ukamujyana kure agatandukana n'Imana, akaba umwanzi w'Imana, agahunga Imana. Uzabibwirwa n'iki? Uzareka kubaha Imana, uzareka gusenga, uzareka gukiranuka, uzareka kuba mu nzu y'Imana, uzagenda ujye kure y'Imana, kuko biravuga ngo umunyabyaha ahunga nta kimwirukanye. Icya kabiri, bahise bagira ubwumvikane buke hagati ya uyu mugabo n'umugore. Iyo uyu mwuka winjiye mu rugo, usenya za nzozi z'umugabo n'umugore bari bafite igihe babanaga. Kuko iyo usomye Imana yaramubajije, ibaza Adamu ngo Adamu we urihe? Ngo mbese wareye kuri cya giti nakubuje? Ngo Adamu yabwiye Imana ati numvise imirindi yawe, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Ninde wakubwiye ko wambaye ubusa se? Wareye kuri cya giti? Adamu aravuga ngo ya, ngo umugore wampaye ngo niwe wanshukashutse, niwe wazizanye ziriya mbuto z'ikira giti ndazirya. Noneho urabona ko harimo ijambo rikomeye rivuga ngo umugore wampaye. Urumva ubwumvikane buke, umwe akita undi ni ukwitana ba mwana, akavuga ati ni wowe wabiteye. Bivuze ngo uyu mwuka wari wamaze gusenya uru rugo rukiri rutoya. Hano nabonyemo ko ingo ntoya buriya iyo zitabaye maso ngo zihagarare neza zirwane na Satani, ashobora kuzikubita hasi. Ugasanga abantu nibwo bakibana, ntibaramarana n'ukwezi, ntibaramarana amezi 2, hari n'abatana bamaze, harabona igeze mbona bamaze icyumweru kimwe barakoze ubukwe ku wa gatandatu, ubundi wa gatandatu urugo rurasenyuka. Ibyo bibaho rero, bibaho. Ariko ni umwuka wa Satani buriya baba bakinguriye, bashobora gukingura mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukabasenya. Ikindi gikomeye, batinye Imana kandi basabanaga. Imana ibibaye nka hari umwanzi wabo ukomeye, kuko iyo wumviye uyu mwuka uhita uba inshuti ya Shitani, hanyuma ukaba umwanzi w'Imana. Biravuga ngo mbese ntimuzi ko uwihinduye inshuti y'iby'isi bimutera kwangwa n'Imana? Iyo ubaye inshuti ya Satani automatically cyangwa se ako kanya uhita uba umwanzi w'Imana. Rero nshuti, ndakwifuriza guhishurirwa uyu mwuka kandi ugahagarara ukarwana nawo,
Bibiliya yavuze ngo mumurwanye nawe azabahunga, murwanye Satani nawe azabahunga, ngo kandi mufite kwizera gukomeye. Uyu mwuka ikindi kintu wazanye mu rugo rwa Adamu na Eva ni ubwicanyi ku bana, mu rubyaro, mu bavandimwe. Uyu ni umwuka winjira mu bavandimwe ukica ugasenya abavandimwe baberaho kugira ngo bafashanye, bakomezanye, batezanye imbere. Ariko byarambabaje, umwana w'imfura yica murumuna we kubera umwuka wa Satani. Barawukinguriye, uranabangiriza. Ntabwo ari umwuka urangiriza kuri Adamu na Eva gusa, warakomeje, ukomeza no mu rubyaro, ukomeza no mu buzima bwabo bukomeza. Uyu ni umwuka mubi rero abantu bakwiye kurwana nawo kandi bakawutsinda. Ariko nutawutsinda, nutawurwanya, uzagutsinda. Ndagira ngo dusenge Imana, kubera ko tuzagenda tuganira uburyo uyu mwuka abantu bakwiriye kuwutsinda, bakwiye kurwanya kugira ngo uwutsinde. Ubundi uwutsindisha iki? Ubundi umwuka utsindwa n'undi mwuka. Niba ari umwuka mubi, biragusaba kuzura umwuka wera, umwuka w'Imana. Niko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo ndavuga ngo niko Paulo yandikiye Abagalatiya, yaravuga ati muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Aravuga ngo nimwumvira umwuka, mukayoborwa n'umwuka, ntabwo umwuka wa kamere, umwuka wa Satani uzagira icyo ubashoboraho, ntabwo uzabashobora. Bivuze ngo umwuka, niba hari umwuka wa Satani, biragusaba kwisunga Imana ikakuzuza umwuka wayo kugira ngo uriya mwuka mubi utsindwe. Ndagira ngo dusoze dusenga Imana, kandi ndagira ngo tuzaganire, tuzafate igihe cyo gutekereza, turebe uyu mwuka uri kugenda wica inzozi z'abantu. Uriho cyane cyane mu bihugu biteye imbere. Mu Burayi wamaze abasore, wamaze imiryango yo ntikibaho. I Burayi nta ikibaho, ni mikeya, nihari iriho nabi. Amakuru turayafite, abantu murabibona. Ibintu ni bibi cyane, ni bibi cyane. Ni umwuka udatinya abantu b'abastari, abantu bihangange. Ni umwuka mubi. Bivuze ngo kandi ikintu gitangaje, ubona ari umwuka ukwira, ni umwuka uza wirukanka cyane. Ushobora kubona mu bihugu bimwe mu minota mike, ukabona ugeze mu bihugu bindi, ugeze muri Afurika, naho byatangiye turabibona. Ariko ni byiza ko tumenya ngo uyu mwuka tukwiye kurwanya kandi tukawutsinda. Ndagira ngo dusenge Imana. Ibanga ryo gutsinda uyu mwuka ni ukwiyuzuza na Yesu, ni ukuba inshuti ya Yesu. Indirimbo y'108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, mu gitero cya 2 muri mbyera yavuze ngo genda umukristo, ndi umutabazi mu ntambara, ndasana n'ibyaha, ariko mfite umugaba, n'umwami Yesu. Nituba hamwe nzahoranesha. Niwizera Yesu ukabana nawe, niba udakirijwe ugakizwa, ukamuha ubugingo bwawe. Ikindi, niba ukirijwe ukamubamo neza, ukaba muri Yesu neza. Niko twasomye mu rwandiko rwandikiwe Abefeso, baravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi. Mufate intwaro z'Imana, murwane, Satani nawe azabahunga. Reka dusenge. Imana igufashe, ube maso, usengere urugo rwawe, usengere ubusore bwawe, usengere ubukumi bwawe, ubusengere, kubera ko hari umwuka ugamije kwica inzozi zawe. Tuzakomeza kubireba mu nyigisho zikurikira, kandi turizera ko Imana izaduhishurira n'ibintu bikomeye bizatuma duhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Reka dusenge. Imana yacu, ijambo ryawe ni ryiza kandi ijambo ryawe ririmo ubwenge. Ijambo ryawe rishobora kuyobora umuntu, rikamwigisha ibyo umwana w'umuntu adashobora kwigisha undi, ahubwo twigishijwe n'ijambo ryawe. Turasaba rero abasore, ubafashe, ubarinde uyu mwuka, kandi abo wamaze gutera ubaha imbaraga zo gutsinda uyu mwuka, bawigaranzure mu izina rya Yesu. Abakobwa, abagabo, imiryango, tubonye ko amakupure, ingo, uyu mwuka udatinya ingo, niyo zaba ari ingo zikize zifite ubuzima, kuko Adamu na Eva ntacyo bari bakennye, ariko bisanze batsinzwe. Turasenze mu izina rya Yesu, twirukanye uyu mwuka mu izina rya Yesu Kristo, twirukanye uyu mwuka katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba nguvu zako ziweze kutenda mambo mengi mu izina rya Yesu. Duhamagaye imbaraga zawe, kandi twizeye imbaraga zawe, twizeye gukora kw'imbaraga zawe kugira ngo zineshe izi imbaraga z'umwuka mubi. Tubigushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.